cy'umugaragu w'Imana cyabaye Lina White mu gihe cya William Mireri, niba mu 600 harasigaye abantu 50 kandi akaba nta muntu n'umwe muzima wavuyemo, akaba nta muntu n'umwe urwaye wasigayemo, aho ni hamwe. Niba mu gihe cya Gideyoni mu bantu 32,000 harasigaye abantu 300, ni umuburo ukomeye mbwira itorero yuko nta n'umwe muri 20 mu bafite amazina yanditse mu bitabo by'itorero waba witeguye kurangiza amateka yo ku isi kandi babaho nk'abatagira Imana, nta byiringiro bafite kimwe n'abanyabyaha bandi basanzwe. Ubaye amagambo araremereye cyane. Namwe ni muri abantu banditse mu bitabo by'itorero, ni mureba abantu babatizwa buri gihembwe bakandikwamo, muri abo banditsemo nta n'umwe muri 20. Ndagira ngo igihe turimo kidasanzwe kishungura kigutere gushaka Imana kugira ngo utazasigara ku nzira. Bene data mukunda ijambo ry'Imana, mwanejejwe no gutanga uyu mwanya kugira ngo muritegere amatwi, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana cyane kubw'amahirwe tugize yo kugera muri uyu mwanya, kandi Imana ikabitubashishije kuba turi imbere yayo kugira ngo tuyigirireho umugisha, cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ko umwanya wose abantu bazi imbere y'Imana, yaba mu materaniro makuru ndetse n'amateraniro y'abantu bakeya, aba ari randevu abahawe n'Imana kugira ngo ibahe umwuka wayo. Reka dushimire Imana rero kubwa randevu tugize, kandi dusaba Imana kugira ngo uyu mwanya utadupfira ubusa, ahubwo tugirire umumaro mu izina rya Yesu. Tumaze iminsi dukurikirana ibyigisho bivuga ibintu bigomba kubaho mu gihe cyacu. Hari ibyo tugomba kwirinda biri kubaho mu gihe cyacu, hari ibyo Imana igomba kudusoreza biri kubaho mu gihe cyacu. Ni muri ubwo buryo no muri uyu mwanya tujye kurebera hamwe icyigisho gifite umutwe uvuga ngo umwuka wera impano iruta izindi. Umwuka wera umugisha uruta iyindi yose Imana ishobora kuduha, kandi umugisha ushobora kuzana n'indi myinshi Imana yadusezeraniye. Rero tugiye guhombeka amaso nk'uko tubimenyereye, twicishe bugufi mu mutima mbere yuko dutangira gusoma ijambo ry'Imana no kuriganiraho, maze tubanze dusenge. Mana yacu nziza, uri isoko y'ibyiringiro, imbabazi zawe ntizirondoreka, imigambi ufitiye umuntu wese muri twe ni myiza, uhabwa icyubahiro. Turagushimye kuko tugihumeka, turagushimye kuko tugize umugisha wo kuba imbere yawe ngo twumve ijwi ryawe mu ijambo ryawe. Niwe waduhaye ubutumire, kandi ni wowe uzi icyo ushobora gukorera imitima yacu ukaba uduhembuye. Turagusabye ngo uturinde yuko twagenda amaramasa, kandi uturinde ko ijambo ryawe twarifata nk'akamenyero, ahubwo turifate nk'uburyo bushyashya wongeye kuduha kugira ngo tuzahure, kugira ngo dukure mu ntege nkeya no mu bwinanirwe, kugira ngo duheshe ubushobozi bwo kurangiza uru rugendo. Turagusabye ngo umuntu wese uteze amatwi aho yaba ari hose, umwuka wera akorane n'umutima we. Icyigisho tugiye kwiga ni icyigisho gikomeye cyane, ndagusabye ngo kidusobanurire mu buryo bwawe no mu bushobozi bwawe, umuntu wese acyumvire mu buryo bushobora kumugirira umumaro no kumuteza intambwe mu by'umwuka. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Umwuka wera impano iruta izindi zose, ishobora kuzana n'izindi zose Imana yasezeraniye abantu, nicyo cyigisho tugiye kureba muri uyu mwanya. Tuzareba n'umugabane wacyo wa kabiri, nanone turi kureba ku mwuka wera. Ndagira ngo dusome amagambo tugiye gutangiza iki cyigisho mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya 14. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko mu bice bitatu byo mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 14, icya 15 n'icya 16, Yesu yatinze cyane ku isukwa ry'umwuka wera, cyane cyane yuko yari arimo ategurira abigishwa be kubasezeraho, ariko ababwira uburyo azabaha umufasha. Iyo dusomye rero mu gice cya 14 ku murongo wa 15, haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe.
Yesu yavuze ko azaboherereza umufasha, ndetse mu rindi somo yababwiye yuko ari byiza yuko agenda, ababwira yuko natagenda umufasha atazaza aho bari, ababwira ariko yuko nagenda azamuboherereza. Umurongo wa 18 yarababwiye ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Igihe Yesu yari arimo ababwira yuko mu gihe ab'isi bazaba badashobora kumubona, abigishwa be bo bazaba bafite ubushobozi bwo kumubona, yari arimo arenguriza ku Mwuka Wera, yari arimo avuga ubundi buryo Yesu azongera kugaruka mu ishusho itandukanye n'iyo bajyaga bamubonamo, azaza mu buryo bw'Umwuka Wera. Maze arababwira ati rwose nubwo ngiye, ndetse mukaba mufite agahinda yuko ngiye kubasiga, arababwira ati ni akanya gatoya gusa. Ako kanya gatoya yavugaga bagiye kumara batamubona, ni akanya kari hagati yo kugenda kwe n'igihe Umwuka Wera azaba ataraza. Ariko arababwira ati igihe Umwuka Wera azaba amaze kuza, umusabano wanjye namwe uzongera ugumeho. Arababwira ati nta mugisha n'umwe muzabura muyo mwajyaga mubona n'ubundi Umwuka Wera amaze kuza. Ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi yuko igihe Yesu yari ari mu isi, yari ahagije intumwa zidakeneye undi mufasha cyangwa indi mbaraga. Ibyo bari bakeneye byose Yesu yari abifite mu kiganza cye. Ariko arababwira ati mugiye kugira esheke, agahe gato cyane. Arabwira ati mugiye kumara agahe gatoya mumeze nk'abantu bari mu bwigunge, mwarambuze, mumeze nk'uko aba bantu bose banze kunyemera bameze. Ariko arabwira ati ibyo bintu bizamara agahe gato cyane, ati nimumara kwakira Umwuka Wera muzabona ko nta kintu gitandukanye no kuba nari impari, n'ubundi nzongera ngarukaho muri mu buryo butandukanye nuko nari impari mu buryo bw'Umwuka Wera. Aravuga ati imigisha yose mwajyaga mumbonana mushobora no kuzabona iyiruta nimumara kwakira Umwuka Wera. Akomeza amagambo ari ku murongo wa 25 w'iki gice cya 14 ati ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye. 28 mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri. Yari arimo arenguriza ku kuza k'Umwuka Wera, nibwo buryo Yesu yari kugaruka aho bari, kandi ntibagire igihombo na kimwe biyumva, ahubwo Yesu akagaruka aho bari. Ab'isi ntibamubone, ariko abigishwa be bakagumya bakamubona. Mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta, kandi kuko nubwo mutazi inyungu yo kugenda kwanjye, muzashyira muyibone, ndetse mubone yuko icyo nabahitiyemo ari cyo cyiza. Aya ni amagambo Yesu yavuze mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, arimo avuga umumaro Umwuka Wera azagirira abantu, ariko kandi arimo anabategurira kubasezera. Iyo urebye noneho mu gice cya 16 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ku murongo waho wa 12, ariko ushatse wanahera ku murongo wa 5, hose havuga umumaro Umwuka Wera azabagirira. Ariko reka duhere ku murongo wa 12. Yesu yarababwiye ati ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo Mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuze nti azenda ku byanjye abibabwire. Umurongo wa 16 hasigaye igihe gito ntimumbone. Yaragarutse kuri ya magambo, maze hazabaho ikindi gihe gitoya maze mumbone. Yari arimo arenguriza ku kuza k'Umwuka Wera. Bamwe mu bigishwa be barabazanya bati ibyo atubwiye ni ibiki? Ngo hasigaye igihe gito ntitumubone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone, kandi ngo kuko njye kuri Data. Kandi bati ibyo ni ibiki? Ngo igihe gito ntituzi ibyo avuze. Yesu amenye ko bashaka kumubaza, arababwira ati murabazanya ibyo mbabwiye ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, kandi ngo maze hazaba ikindi gihe gitoya mumbone. Nukuri ndababwira yuko mwebwe muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore yaramukwa arababara, kuko igihe cyo
cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe kandi imitima yanyu izanezerwa, n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Mbega umugisha umwuka wera yagombaga kuzana mu gihe cy'intumwa! Mbega uburyo yari arimo ababwira ati uyu munsi mugiye kumara agahe gatoya mubabaye, ab'isi barimo babishima hejuru bagaragara nk'aho banesheje, ndetse bababaza bati wa muntu mwari mwishingikirije uko yigendeye musigariye hehe? Arabwira ati ariko ibyo bintu ni agahe gato cyane, bimeze nk'uko umugore yarimo kuramukwa aba arimo ababara, ariko bigasimburwa no kuza kubona umwana maze akanezerwa. Imigisha umwuka wera yagomba kuhesha intumwa ni imigisha ikomeye. Icya mbere, ijambo ry'Imana rivuga yuko yagombaga kubibutsa ibyo Yesu yababwiye. Yesu ibintu byinshi yababwiye yagiye abibabwira mu gihe bari batarumva agaciro ke. Yagiye abibabwira rimwe na rimwe barangaye, ariko arababwira ati nubwo ayo mahirwe mwayatakaje, mufite andi mahirwe y'uko umwuka wera ibintu nababwiye byose azabibasubiriramo. Kandi iri sezerano ntabwo ari iryo mu gihe cy'abigishwa gusa, ahubwo abantu bose, abigishwa bari babahagarariye kandi bose bahawe iri sezerano yuko bazibutswa ibyo bagiye biga mu ijambo ry'Imana. No mu gihe abantu bazaba bari mu karengane, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzagire ubwoba cyangwa mutekereze icyo muzasubiza. Niko byanditse muri Matayo mu gice cya 10. Haravuga ngo kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Ayo magambo avuga ngo kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya arengurira kuri aya magambo avuga ngo umwuka azabibutsa n'ibyo nababwiye. Abantu bagiye biga ijambo ry'Imana rimwe na rimwe bagakeka yuko baryibagiwe. Najyaga mbireba igihe umuntu yabaga ari umunyeshuri akiga ibintu rwose akumva byamunaniye kubifata, ndetse akibaza ati ko numva nta kintu na kimwe mfite mu mutwe, ndaza gusubiza iki igihe baba bambajije ku rupapuro? Ariko ibyo bintu yageraga ku rupapuro akabyibuka, kandi ibyo bintu bitanasaba umwuka wera. Mbese igihe tuzaba tugeze mu gihe tuzaba tubazwa ibyo kwizera kwacu, kandi igihe tuzaba tubazwa ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana, ntidufite isezerano ryanditse muri Bibiliya muri Matayo mu gice cya 10, igihe Yesu yabwiraga abigishwa be arimo ababwira uburyo azabatuma ariko n'uburyo bazarenganywa, yarababwiye ati ntimuzatekereze ngo muhangayike cyane, mwibaza icyo muzasubiza abababaza, kuko atari mwe muzaba muvuga, ni kuri iryo somo rivuga, ahubwo ni umwuka wa so uzaba ubavugisha. Mu yandi magambo azabibutsa. Rero ayo magambo arimo aragaragaza yuko atari abigishwa bonyine bahawe iryo sezerano, ahubwo natwe ni iryacu n'urubyaro rwacu. Rero umwuka yagombaga kubibutsa. Ikindi, yagombaga no kubigisha ibindi bintu bishyashya Yesu atigeze ababwira. Yagombaga kubayobora mu kuri kose. Kandi natwe imigisha y'Imana ikomoka ku mwuka wera turayifite. Reka dusome amagambo yanditse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ku cyigisho cya 73, aho basobanura aya masomo yo mu bice bitatu byo muri Yohana. Kuri iyo paje ya 456 haranditse ngo Yesu yarababwiye ati, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ahantu handitse aya magambo hari umutwe uvuga ngo umumaro umwuka wera azatugirira. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Yesu yagaragarije abigishwa be ndetse ukuri kwinshi, ariko byari bibakomereye cyane gutandukanya inyigisho ze n'imihango ndetse n'amagambo y'abanditsi n'abafarisayo. Bari barigishijwe ko bagomba kwemera inyigisho z'abigisha b'Abayuda nk'aho ari ijwi riturutse ku Mana. Ndajya mbabwire yuko iyi ngorane irakomeye cyane. N'uyu munsi abantu benshi ntabwo bishakira kuyoborwa n'umwuka w'Imana ku giti cyabo, ngo ahubwo bigishijwe n'abigishwa babo ko bagomba kuzajya bumvira amagambo babwiwe n'abigisha babo nk'ijwi riturutse ku Mana, ko batagomba kwirirwa bagira icyo bayibazaho, ko nta kundi kwirirwa batekereza niba ari ukuri cyangwa atari ko bagomba kubikoraho. Ariko ndajya mbabwire inshuti zanjye bavandimwe, iyo nyigisho ngo yari yaramaze kwangiza abigishwa
ba Yesu bari barayikomoye mu bafarisayo, bari barabizeye cyane ku buryo ibyo bavuga batirirwa bagira icyo babitekerezaho, ukuri kwabyo cyangwa ikinyoma cyabyo. Bari barigishijwe, abo ni abigishwa, ko bagomba kwemera inyigisho z'abigisha b'abayuda nk'aho ari ijwi riturutse ku Mana, kandi ibyo byari byaragumye mu ntekerezo zabo ndetse ari byo kwibwira kwabo kugenderaho. Ibintu by'igihe gito, imitekerereze hano ku isi, nibyo byari byarafashe umwanya munini mu ntekerezo zabo, bityo bigatuma Yesu ababwira ngo mfite ibyo kubabwira, ariko ibintu biri mu bwonko bwanyu ni byinshi cyane ku buryo ibyo mbabwira mudashobora kubyumva. Ibyo bintu byari byarangije ubwonko bw'abigishwa, ni nabyo bintu byangije abantu byo muri iyi minsi y'imperuka, kugeza ubwo abantu uyu munsi inama Imana ishobora kubagira nta mwanya babifitiye, ahubwo umwanya bawufitiye ibyo abantu babwira. Imitekerereze hano ku isi, ibintu by'igihe gito, nibyo byari byarafashe umwanya munini mu ntekerezo zabo. Ntabwo bari basobanukiwe mu buryo bw'iby'umwuka n'imiterere y'ingoma ya Kristo, nubwo yari yarabibasobanuriye kenshi. Imitima yabo yari mu mwijima, ntabwo bari basobanukiwe n'agaciro k'amagambo Yesu yabagezagaho. Inyigisho nyinshi za Yesu zasaga n'izitagera ku ntekerezo zabo. Yesu yabonye neza ko batumva neza ibyo yababwiraga, afite impuhwe nyinshi yabasezeraniye ko Umwuka Wera azabibutsa ibyo yababwiye, kandi hari byinshi batashoboraga gusobanukirwa yirinze kubabwira. Ibyo nabyo Umwuka Wera yagombaga kuzabibasobanurira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Buriya Imana ni nziza cyane ku buryo abantu bose ikora uko ishoboye kugira ngo irebe uko yabafasha. Imana yarebye ingorane abigishwa bafite, ireba uburyo zishinze imizi mu bwonko bwabo, ireba uburyo zitapfa gutsimburwamo, ireba uburyo ibintu Yesu ababwira bidafite umwanya ungana naho kurambika umusaya. Yesu yigeze abwira umwe mu bigishwa wihutiye kumukurikira abyisabye, Yesu atagombye kumuhamagara nk'uko yahamagaye abandi. Yesu kugira ngo amubwire yuko ibintu bye bidafite umwanya mu mutima we, aramubwira ati ingunzu zifite imyobo, ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Ibyo by'ingunzu yavugaga n'ibiguruka mu kirere ni izo nyigisho bari barigishijwe n'abafarisayo zo kwironda, zo kutemera abandi, byari bifite icyicaro mu mutima wa Yuda. Ariko ibyigisho bya Yesu, Yuda yabaga yirangamiriye ibintu byamuzanye, ntiyabaga afite umwanya wo kubitega amatwi. Yesu yitegereje iyo ngorane bafite, ntiyabahima ngo ni akazi kabo, ahubwo abakorera ikisi. Yabakoreye ikintu cy'agaciro, arababwira tumva ibyo nababwiye murangaye, mufite amahirwe y'uko Umwuka azongera kubibasubiriramo, kandi ibyo nabonye murangaye cyane sinirirwe mbibabwira, Umwuka azabibabwira bushyashya. Aya magambo ndashaka ko muyazirikana, kuko natwe uyu mumaro ndashaka ko tuza kugera mu gihe cyacu tureba umumaro Umwuka Wera adufitiye, tureba uburyo dukwiriye gushaka Umwuka Wera cyane, tubona uburyo nitutamubona nta kintu tuzaba dufite. Ntabwo bari basobanukiwe mu buryo bw'iby'umwuka n'imiterere y'ingoma ya Kristo. Mutega amatwi, nubwo yari yarabibasobanuriye kenshi, imitima yabo yari mu mwijima, ntabwo bari basobanukiwe n'agaciro k'amagambo ya Yesu yabagezagaho. Inyigisho nyinshi za Yesu zasaga n'izitagera ku ntekerezo zabo. Yesu yabonye neza ko batumvaga neza ibyo yababwiraga, afite impuhwe nyinshi yabasezeraniye ko Umwuka Wera azabibutsa ibyo yababwiye byose, kandi hari byinshi batashoboraga gusobanukirwa yirinze kubabwira. Ibyo nabyo Umwuka Wera yagombaga kuzabibasobanurira. Umwuka Wera yafunguye intekerezo zabo kugira ngo basobanukirwe n'iby'ijuru. Yesu arababwira ati uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Imana ihabwe icyubahiro. Umufasha hano yiswe Umwuka Wera. Umurimo we ni ukugaragaza no gukomeza ukuri. Ubwa mbere aba mu mutima nka mwuka w'ukuri, maze akaba umujyanama. Haboneka ituza n'amahoro mu kuri, ari nta mahoro cyangwa ituza bishobora kuboneka mu binyoma. Inyigisho hamwe n'imigenzo by'ibinyoma nibyo Satani akoresha kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu. Satani ayobora abantu mu nzira zigoramye, bityo akagoreka n'ingeso zabo. Ariko binyuze mu ijambo ry'Imana, Mwuka Wera avugana n'imitima yacu maze akatwemeza ukuri.
kandi agaragaza ibinyoma maze akabyigiza kure y'intekerezo zacu, maze binyuze muri mwuka w'ukuri ukorera mu ijambo ry'Imana, Kristo yiyegereza abo yatoranije. Uyu ni umumaro umwuka wera yagomba kubamarira. Ubwo yasobanuriraga abigishwa ibyerekeye umurimo wa mwuka wera, Yesu yifuzaga kubatera ibyiringiro ndetse no kubaha ibyiringiro byarangwaga mu mutima we. Yashimishijwe n'ubufasha butangaje yageneye itorero rye. Umwuka wera niwe mpano isumba izindi zose yashoboraga gusaba se wo mu ijuru kugira ngo abantu be bongerwe imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ko umutwe w'icyigisho ushingiye kuri aya magambo, umwuka wera niyo mpano iruta izindi zose Yesu yagombaga gusaba se kugira ngo itorero ribashe kubona ibyangombwa birifasha. Yashimishijwe n'ubufasha butangaje yageneye itorero rye. Umwuka wera niwo mpano isumba izindi zose yashoboraga gusaba se wo mu ijuru kugira ngo abantu be bongerwe imbaraga. Umwuka wera yagombaga gutangwa mu buryo buhoraho, kuko bitabaye bityo igitambo cya Kristo cyari kuba nta mumaro gifite. Imbaraga ya Satani yari imaze igihe yiyungikanya, kandi abantu benshi cyane bari barabaswe n'iyo mbaraga ku buryo bukomeye. Kwitarura icyaha no kugitsinda byari gushoboka gusa binyuze mu mbaraga z'uwa gatatu mu butatu buziranenge, ari we ugomba kuza mu mbaraga ze z'ubumana. Umwuka wera niwe utuma ibyakozwe n'umucunguzi w'isi bigira ireme. Umwuka wera niwe utuma umutima ushobora kwezwa. Binyuze muri umwuka wera, uwizera ashobora guhinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Kristo yatanze umwuka wera nk'imbaraga y'ijuru ituma dushobora gutsinda irari rya kamere ndetse n'ingeso twatoye zituganisha ku kibi, kandi Kristo akoresha umwuka we kugira ngo ahe itorero imico ye. Urumva ko imigisha yose ikubiye mu isezerano rikomeye Yesu yabonye ko riruta izindi ryo guhabwa umwuka wera. Umwuka wera niwe utuma imico ishobora guhinduka. Umwuka wera niwe ushobora gutuma kwihana bishoboka. Umwuka wera niwe ushobora kutwibutsa ibintu twize kera. Umwuka wera niwe ushobora kutwigisha ibintu bishya tutigeze twiga. Umwuka wera adufitiye umumaro twavuga ko ari umumaro wa byose. Avuga ibyerekeye umwuka wera, Yesu yaravuze ati azampesha ikuzo. Umukiza yaje guhesha se ikuzo yerekana urukundo rwe, bityo rero umwuka yagombaga guhesha Kristo ikuzo agaragariza abatuye isi ubuntu bwe. Ishusho y'Imana ikwiriye kwerekanirwa mu muntu. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cya Kristo nibyo bituma imico y'abantu ishobora gutungana, kandi umwuka wera niwe ushobora kubikora. Bene data bashiki banjye, ndajya mabwire yuko muri iyi minsi y'imperuka dukeneye umwuka wera cyane, ariko ndajya mbabwire yuko nanone umwanzi aba yarahugije ibitekerezo byacu cyane kugeza ubwo tudashobora kumva akamaro k'umwuka wera. N'igihe Yesu yari arimo avugana n'abigishwa be muri ibi bice bitatu, ntekereza ko batigeze babyumvira ku murongo Yesu arimo abivugiraho. N'ubundi ibitekerezo byabo byari bikijimishijwe n'ibyo bintu bari baramenyereye by'iyo mihango y'abafarisayo, ariko Yesu yarakomeje arabibandaho kugeza ubwo basobanukiwe ikintu ababwira icyo ari cyo, kugeza ubwo babona yuko umwuka wera nibatawubona. Bene data bashiki banjye, ndajya mbabwire yuko Yesu yigishije abigishwa be, isomo ntibaryumva, aremera bimutwara ikindi gihe ngo aribasubiriremo, ariko yaje kubageza ku rwego babona yuko badafite umwuka wera. Reka mbabwire, buriya kugira ngo twumve ngo bagiye mu cyumba cyo hejuru barakinga, bari bamaze kugera ku rwego bumvise ikintu Yesu ababwira icyo ari cyo. Nabo basa naho bibajije ahari mu mizo ya mbere ngo kuki tubona iki kintu cyambuye Yesu amahoro, kuki tubona nta mutekano afite, agaciro kari muri iki kintu kangana iki, kuki tubona Yesu arimo kugisubiramo cyane. Reka mbabwire, Yesu agiye gusezera ku bigishwa be, mu bintu byinshi yari yarababwiye bitandukanye, yanejejwe no kongera kubasubiriramo ikintu cyitwa umwuka wera. Kuko iyo asiga abigishwa be batumva umumaro w'umwuka wera, bari kuba bagize igihombo kingana no kuba Yesu atarigeze abatoranya. Niyo mpamvu iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere, Yesu ubu agiye kubasezeraho. Ariko reka mwumve ikintu yanejejwe no kongera kugarukaho. Igice cya mbere ni umurongo wa 4.
haravuga ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye. Yari yarabibabwiye muri biriya bice, ariko abibabwira barangaye nk'uko n'ibindi byose yagiye abibigisha barangaye. Iki kintu Yesu anezezwa no kongera kukigarura mu bitekerezo byabo. Ariko reka mbabwire, nshima Imana cyane nubwo byagoye Yesu kugira ngo abigishwa bumve umumaro umwuka wera azabamarira. Nubwo Yesu yabivuze mu bice bitatu, n'ubundi akabivugira mu bitekerezo bijijwe kandi bihumye ntibabyumve. Yesu yaremeye mu gihe cyo kubasezeraho ari ahantu agiye guhita azamurirwa mu ijuru, yongera kugaruka kuri iyi ngingo, ariko azamura ibitekerezo by'abigishwa kugeza ubwo abigishwa bumva ko ubuzima bwabo bushingiye ku kubona umwuka wera. Bumva ko umwuka wera nibatawubona bakurikije ukuntu Yesu yabiremereje n'ukuntu yabitinzeho. Bumva umwuka wera niko kubaho kwabo, bumva kubura kwabo niko gupfa kwabo. Babona umwuka wera nicyo kintu kamara nyamukuru, ikintu gihatse ibindi, ikintu ngo na Yesu ubwe yatekereje abona nubwo yaha abigishwa b'indi migisha yose, nubwo yayibasabira se bakayihabwa, ariko abona badahawe umwuka wera baba bagize akaga gakomeye. Maze Yesu atinda kuri iyo mpano cyane, ayibandaho cyane, kugeza ubwo yabonye n'umwigishwa wumva gakeya ageze ku rwego yumva umwuka wera aricyo cyangombwa akeneye, yumva nicyo ubukene bwe bushingiyeho, yumva intege nke ze nicyo kintu abura, yumva kandi nakibona azanesha. Reka mbabwire, kugira ngo bave aho basezereye kuri Yesu bagiye i Yerusalemu mu cyumba, ni igihamya gikomeye cy'uko bari bamaze kumva ikintu Yesu ababwiye neza, bamaze kugisobanukirwa neza, akamaro n'agaciro kacyo bagasobanukiwe. Oya, burya mu cyumba cyo hejuru bagiye bavuga batungu, ni ukubona umwuka wera cyangwa ni ugupfa. Baravuze bati tutabonye umwuka wera ntaho twaba tujya, ibyo twaba dukora ntacyo byaba bimaze. Mbese none se ko Bibiliya ko ku munsi wa 10 aribwo umwuka yaje, ariko ntabwo ivuga iminsi bari kumara mu cyumba ngo babone gusohoka. Bisa naho bari banditse inyandiko barayisinya, bamaze kuremereza ibintu Yesu yababwiye n'uburyo yahaye agaciro umwuka wera. Baravuga bati ni ukubona umwuka wera tugasohoka cyangwa tukagumaho. Buriya ibintu by'Imana hari ikintu kimwe bintangazaho. Iyo Imana hari ikintu igiye gukorera umuntu, iyo hari intambwe igiye kumuteza, ikintu gishobora kubwira uwo muntu ko hari ikintu Imana igiye kumukorera cyangwa hari intambwe igiye kumuteza, iyo ntambwe Imana irabanza ikayiremereza mu bitekerezo by'umuntu. Iyo ntambwe Imana irabanza ikayigira ikibazo kiremereye cyane, kugeza ubwo umuntu agira ngo nicyo kibazo cyonyine afite. Wenda abantu bamwe bashobora kumbera abahamya, iyo umuntu akeneye kugirirwa ubuntu n'Imana, icyo kibazo gikwira mu musokoro we hose, kigakwira mu magufa ye hose, kugeza ubwo yumva afite inzara n'inyota. Nk'uko imparakazi yahagizwe no kwifuza amazi, niko uwo muntu ararikira icyo kintu. Kandi mu gihe Imana itera umuntu ubukene bw'ikintu yifuza kumukorera, ibirimo no kukimutegurira kugira ngo ikimukorere. Bene data bashiki banjye, kugira ngo Imana itange umwuka wera kubigishwa, yarabanje ibyutsa ikibazo mu mitima yabo. Umwuka wera hinduka umwuka wera, umwuka wera hinduka ikibazo nyamukuru, umwuka wera hinduka impano iruta izindi, kugeza ubwo bandika urwandiko bararusinya bati ubu tugiye kujya ahantu dushaka umwuka wera tuwusengere, kugeza tuwubonye, tutawubonye ntituzasohoka. Nta muntu Imana ijya iteza intambwe. Wenda icyo nababwira, nk'iyo umuntu agiye gushaka umufasha, icyo kibazo kigomba kubanza kuzura ubwonko bwe, kugeza ubwo ibindi bintu bibura ahantu bikorera muri we. Kandi mu gihe Imana yazanye icyo gitekerezo, ndagira ngo nkubwire ko nanone ku rundi ruhande iba yagiye kugutegurira igisubizo, ariko igomba kubanza kukubyutsamo ikibazo kandi ikagomba kubanza kukiremereza.
niko bigishwa kugira ngo bahabwe umwuka wera byagenze. Mu gice cya 14 n'icya 15 n'icya 16 cya Yohana, Yesu yavuze umwuka wera avuga n'umumaro uzamara, ariko abona abigishwa be ntibabyumvise neza. Maze mu gihe yabasezeragaho, arabanza ababwira uburyo bazakora umurimo ahantu hose, i Yerusalemu, i Yudeya, i Galileya. Ababwira uburyo umurimo wo kwisuba ubari ku mutwe kandi ubareba, ariko arababwira ati nubwo ubareba kajana, ndabasabye nimugende mubanze mubone icyo data yasezeranye. Oya, abigishwa baribaza ati umwuka wera ko tureba aricyo kintu cyonyine tubura, ko twebwe twari tuzi ko tubura ibintu 10 cyangwa 20, none ko tureba tubura ikintu kimwe. Umutima wabo wiyumvisha uburyo babura ikintu kimwe, bumva uburyo nibakibona ibibazo byose bizaba birangiye. Oya, barasinya batu nukubona umwuka wera cyangwa nugupfa. Yesu yaremereje ikibazo cy'umwuka wera mu mitima y'abigishwa be, agihindura ikibazo kiruta ibindi byose bafite, ageza abigishwa ku rwego bacyumva neza. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nta muntu n'umwe Imana igiteza intambwe itarabanza kuyiremereza mu mutima we, itarabanza kuyihindura ikibazo mu mutima we, itarabanza kuyigira ikintu agenda atekerezaho mu nzira. Ahagendana n'abandi mu modoka, abantu bakagira ngo bari kumwe nawe, na hafite ikibazo cyarimo gutekereza. Iyi Imana imaze kubona kimaze gutukura, ikabona icyo kintu rwose cyamutwaye uruhu n'uruhande. Dawidi yavuze ukuntu ashaka Imana nk'uko imparakazi yahagizwe no gushaka amazi, kandi n'ubundi koko umuntu ushaka Imana yishaka cyo. Imana imutera inzara ikamwumvisha ko kutagira Imana ari ugupfa no kurimbuka. Icyo kibazo akacyumva, umutima ukava mu gitereko, kandi Imana ikaba iraho kugira ngo imuhe igisubizo. Nta muntu Imana ishobora guha igisubizo ataragira ikibazo. Ndagira mbabwire ko no mu buzima busanzwe ikibazo kibanziriza igisubizo, kandi iyo umuntu yagize ikibazo abageze muri 1/2 cyo kubona igisubizo. Nta muntu ushobora kubona ikibazo ngo azabura igisubizo byanze bikunze. Yakwemeraga kubita inzira ipfunsi, yakwemera akanyura hatanyurwa, ariko igisubizo akakibona. Ni ukubera ko uyu munsi nta majyambere ahari, ni ikibazo kibura, si igisubizo. Abantu bari baramuka bamenya ikibazo neza, igisubizo kiri iruhande y'aho babonye ikibazo. Inzira y'Imana irasobanutse. Turimo turitegura imbaraga y'umwuka wera mu buryo budasanzwe, ariko abantu babivugisha umunwa. Nta muntu n'umwe byari byakura umutima we mu gitereko ngo bimutere kugenda yivugisha mu nzira. Umwuka wera ngabona ibintu byose afite ari amase, nk'uko Pawulo yabonye ari amase igihe adafite umwuka wera. Ngabona iyo mpano y'Imana ayirarikire. Mu gitabo byakozwe n'umwe banditse ngo kuki iyo mpano tutayisengera niba tuyishaka, kubera iki tutabwiriza ibyayo niba tuyishaka, kuki tutayihimbamo indirimbo niba tuyishaka, kubera iki amasengesho yacu atayitindaho. Nta kibazo twari twayigiraho, uretse ko twabisomye mu gitabo tugasanga handitse ngo Imana izatanga umwuka wera, ariko nta muntu urumva igihombo afite kubwo kuba atawufite. Abigishwa bageze ahantu bumva ikibazo cy'umwuka wera ari ikibazo. Yesu yarababwiye ngo iki, umurongo wa 4, nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Umurongo wa 8 arababwira ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira. Yarababwiye ati bene data, mufite umurimo i Yerusalemu, i Galileya yose harabareba, ariko nimubanze mutegereze icyo data yahawe. Kandi yababwiye ati umwuka wera nabamanukira, uwo munsi muzamubonye imbaraga. Mbega ukuntu dukeneye ikintu kiruta ibindi byose, impano iruta izindi zose, impano iza mu muntu ikaza ihetse izindi, ni umwuka wera. Ubukene bukomeye cyane itorero rifite ntabwo ari amafaranga, wapi. Ntabwo ubukene bukomeye itorero rifite ari abantu bize cyane. Ubukene bukomeye ni umwuka wera. Umwuka wera naza, ibintu byose abantu bumvaga bafiteho ikibazo bizahita byuzura. Umurongo wa 8,
icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Muzaba abagabo bo kumpamya. Niyo mpamvu mwene data mushiki wanjye, ikintu cyitwa umwuka wera kirakenewe cyane. Kristo yasezeraniye itorero rye impano ya mwuka wera, uwifuzwe byose, paje 457. Kandi iryo sezerano yahaye abigishwa be ba mbere, natwe ni iryacu. Ariko kimwe n'andi masezerano, hari ibyangombwa dusabwa kubanza kugira. Hari benshi biringira ndetse bavuga ko bafite amasezerano y'Imana, bavuga ibya Kristo ndetse n'ibya mwuka wera, ariko ntibigira icyo bibamarira. Ntabwo bemerera umutima wabo kuyoborwa ndetse no kugengwa n'imbaraga z'ijuru. Ntabwo dushobora gukoresha mwuka wera, ahubwo umwuka wera niwe udukoresha. Binyuze mu mwuka wera, Imana ikorera mu bantu bayo, kuko ari Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimiye. Abafilipi 2:13. Ariko benshi ntibiyegurira Imana, bashaka kwigenga bo ubwabo. Iyi niyo mpamvu ibatera kutakira impano y'ijuru. Abo bonyine bategereza Imana bicishije bugufi, bagategereza ubuntu bw'Imana n'inama zayo, abo nibo bazahabwa umwuka wera. Imbaraga y'Imana ni ngombwa ko abantu bayisaba kandi bakayihabwa. Iri sezerano ry'umugisha iyo ryakiriwe mu kwizera, rizana n'indi migisha myinshi y'Imana. Iryo sezerano rikomoka ku butunzi bwinshi bw'ubuntu bwa Kristo, kandi Kristo yiteguye kugenera buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yiteguye kwakira. Muvandimwe wanjye, ikintu bita mwuka wera ni impano ikomeye cyane. Ubukene buhari nico cyonyine gihari nk'ubukene, kandi igihe ubwo bukene buzaba burangiye, ndagira ngo nkumenyeshe yuko n'ikibazo cy'umwuka wera kizahita gikemuka. Ikibazo cyose abantu bafite nibakira umwuka wera kizahita kirangira. Rero ijambo ry'Imana ritubwira yuko tugomba gusaba umwuka wera. Ariko hari ikindi kintu nababwira. Buriya abantu benshi bajya mu nzira y'Imana, ariko ugasanga ibintu babyibeshyaho. Uti mu buhe buryo se? Ibintu by'Imana biba bisaba ko umuntu akorana n'Imana. Niba uyu munsi Imana igeze mu gihe cyo gutanga umwuka wera mu mvura y'itumba, nibyo koko abantu barabyigisha, umuntu agahita bifatira hejuru. Ariko ndajya mbabwire ko ibyo bintu biba bifite ibintu bigomba kubibanziriza, kandi ibyo bintu iyo bitabibanjirije n'ibindi ntibisohora. Kubera kudakorana n'Imana no kutagendana nayo, bituma abantu bagenda barushaho gufatira ibintu hejuru, aho umuntu asangiye ibintu akaba ariho abikomereza. Nigeze mbwira abantu rimwe, narababwiye nti ubu ngubu dufite Bibiliya dufite, umuntu wese ashobora kuyikuramo ibintu kandi by'ukuri. Uramutse usomye mu byahishuwe, ibintu byanditsemo ni iby'ukuri. Byari bihereye ku muntu wari urimo ugira ngo ahari ndimo ndarwanya ibintu byerekeranye n'imirimo itegetswe n'amategeko, kubera uburyo namwigishaga ibintu, uburyo bwo kwizera igitambo cya Kristo no kubarwaho gukiranuka kwa Yesu, maze akansomera amasomo yanditse muri Bibiliya agaragaza uburyo abantu bakwiriye kugira imirimo. Ariko namubwiye nti Bibiliya ni igitabo, ntabwo ari urupapuro. Kandi Bibiliya ukuntu yanditse, ntabwo ibintu uko bikurikirana mu mutima w'umuntu, uko Imana ibisoza mu mutima w'umuntu, ntabwo ari nako bikurikirana muri Bibiliya ngo tuvuge ngo ibibanza byanditse mu itangiriro, ibikurikiraho byanditse mu kuva, gutyo gutyo. Oya, ahubwo Bibiliya ni nk'imibare bahereza umwana. Iyo mibare bakamubwira bati iravangavanze, ariko wowe ugiye guhera ku mutoya ujya ku munini. Buri ibanga rya Bibiliya rirakomeye cyane. Ibanga rya Bibiliya rirakomeye cyane, ku buryo umwana bamuha iyo mibare ivangavanze, umwarimu akamubwira ko agomba kuyitondeka akurikiranyije uko ikurikirana. Bibiliya dukeneye kuyivangura. Nitutayivangura, ibintu byose birimo ni ukuri, ariko bizatujijisha, biducange. Mbese iki kiri kuri nimero ya kangahe? Abantu, umuntu abaje agahita kubitana nuko bigishije imvura y'itumba, akagenda ati imvura y'itumba. Uwo muntu ntiyigeze ahamagarwa,
uwo muntu ntiyigeze yihana. Imvura y'umuhindo ni umugani, ni amateka. Yarangiza ati Imana kuki yasezeranye ibintu ikaba itabisohoza? Nshuti yanjye, Bibiliya ni igitabo, si urupapuro. Ibintu byose byo muri Bibiliya biratureba, ariko se bitureba bikurikiranye gute? None se ko muri Bibiliya bitanditse bikurikiranye uko bigomba gukurikirana muri twe, ko twebwe tugomba kubyordona maze tukabishyira kuri gahunda uko bikurikirana, wowe uyu munsi ukaba uri mu rujijo? Mbese nshuti yanjye, mbega uburyo imyaka izagupfira ubusa. Umwuka wera, ubu uyu munsi tugeze mu gihe cyo guhabwa umwuka wera mu mvura y'itumba. Ariko hari n'abantu, ubu hari abantu bakiri inyuma y'urugwe pfiyo, kandi nabo baraje basengera imvura y'itumba. Niyo mpamvu ukwiriye kugira ngo usabe Imana ikubashishe gusobanukirwa na Bibiliya neza. Hari umusaza ujya ukunda kuvuga ati Bibiliya tugomba gusobanukirwa ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri. Buriya ibyo bintu nibyo mwene data. Ntabwo none se reka mbabaza, umuntu uramutse umusomeye ibintu uko byanditse muri ya kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe, buri byose umuha itegeko, yazagwa ku gasi? Ibyo bintu ntiyazabishobora. Buri ari abantu baba barafashe icyemezo mu gukurikira Imana kwabo, bavuga bati ndi bugende icyo babwiriza uyu munsi nyandike, ntangire nkigerageze. Ku isabato nibavuga ikindi nzacyandika, ntangire nkigerageze. Uwo muntu uko numva nanjye anteye agahinda. Uwo muntu ateye agahinda. Umuntu wahisemo ubukristo bumeze butyo, umva aziyuha kuya, azagera ku kintu cya 10 cyo bamubwiye ku munsi wa mbere atakikibuka. Kandi wakubwira abantu bafite ubukristo bumeze buryo ni benshi cyane, ndetse nababwiye uburyo abo bakristo bafite ubukristo bumeze buryo, niba buri umuntu babwira ngo kora iki, bazahita bayoberwa aho banyura, bazahita bayoberwa aho bashinga ikirenge. Niko abigishwa bari bameze, niko bari barigishijwe n'abafarisayo. Ariko baje kubona umwigisha mwiza abatondekera ibintu akurikije uko bikurikirana. Mwene data rero, abigishwa koko bagize inzara n'inyota y'umwuka wera nk'uko twabisomye, bagira icyo kintu cyo kwishakisha umwete, bamaze kumva agaciro kayo, kandi Imana yabahaye umugisha. Ndagira ngo dusome amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tugiye gusoma ku cyigisho cya 3 muri icyo gitabo. Dusome amagambo ari kuri page 22. Aravuga ngo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya yose no kugeza ku mpera y'isi. Umukiza yarazi neza ko nta magambo, nubwo yaba yuzuye ubwenge, azashobora koroshya inarijye cyangwa ngo amene igihome cyo gutwarwa n'iby'isi no kwikunda. Yarazi ko abigishwa bagomba kwakira impano ivuye mu ijuru, kandi ko ubutumwa bwiza bwari kugera ku ntego igihe bwamamajwe gusa n'umutima wasusurukijwe, ndetse n'iminwa yagizwe intyoza no kumenya wa wundi wavuze ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Umurimo washinzwe abigishwa wagombaga gusaba imbaraga nyinshi, kuko imbaraga ikomeye y'umwanzi yari ibibasiye byimazeyo. Umuyobozi utagoyeka yarayoboye ingabo z'umwijima, kandi abayoboke ba Kristo bagomba kurwanira ukuri binyuze gusa mu bufasha Imana yari kubaha ikoresheje umwuka wayo. Niyo mpamvu ntabwo kugera ku nsinzi k'umurimo byari gusaba abantu bamenyereye cyangwa abantu bigishijwe cyane bafashe amahame n'umwuka wera. Iyi minsi yo kwitegura yari yo kwisuzuma, bari mu cyumba cyo hejuru. Yari yo kwisuzuma, abigishwa basobanukiwe ubukene bwabo mu byamwuka, maze batakira Imana ngo bahabwe gusigwa kwera kwari kwarabashoboje gukora umurimo wo gukiza abantu. Nababwiye ko ikibazo abantu bafite nuko batari basobanukirwa ubukene bwabo. Ikibazo ntacyo bafite,
niyo mpamvu umwuka wera bawusaba ari uko abantu babibigishije, babisaba mu isengesho ry'iminsi nk'itatu. Ariko buri Imana, nigeze nsoma amagambo yanditse muri Luka mu gice cya 11 nanditse muri Luka mu gice cya 18, aho bavugagamo ibitekerezo bibiri. Bavuzemo igitekerezo cy'umuntu wagiye gusabira umushyitsi imitsima wari wamusuye, maze ngo aragenda abwira ati mbonye umushyitsi none imitsima mushyire. Undi aramubwira ati niryamiye windushya, ariko ngakomeza kumubwira ati rwose mbabarira ndakwinginze. Bavuze uburyo abantu bakwiriye gushaka umwuka wera mu buryo nk'ubwo ngubwo, kandi bavuga igitekerezo cy'umupfakazi watitirije umucamanza kugira ngo amurengere ku mwanzi we, maze uko akomeza kumutitiriza undi nawe agashyira ibiti mu matwi, ariko akomeza kumutitiriza, maze abonye ko uwo muntu nawe atava kwizima, aravuga ati kuva nabaho uyu muntu arantangaje. Umuntu ushobora gusaba umwuka wera gutyo ni umuntu wenyine ugeze ku rwego Yesu yigishije abigishwa be akabagezaho. Yabagejeje ku rwego bumva ikibazo bafite ari kimwe, ibibazo 10 bari bafite babishaka barabibura, basigarana kimwe cy'ingutu kiri kamara, umwuka wera. Amagambo mbasomeye aravuga ngo iyo minsi yo kwitegura yari yo kwisuzuma, abigishwa basobanukiwe ubukene bwabo mu by'umwuka, maze batakira Imana. Baribwe bati nutawuduha turapfa kandi ntituzasohoka. Baravuze bati umwuka wera nicyo kibazo cyonyine dufite, turabimenye, none uduha umwuka wera. Bene data bashiki banjye, umuntu ushobora gutitiriza Imana nk'uko umupfakazi yatitirije umucamanza ni umuntu umwe gusa, umutima we umaze gusobanukirwa. Umuntu ushobora kuba nka wa wundi wakaga imitsima bakamubwira ko baryamye ariko agatitiza mpaka babyukije. Buriya njya nkunda abantu binini we, baravuze bati nta wabimenya haraho, reka dukora icyo dushoboye cyose, ahari Imana iratugirira imbabazi. Imana gusenga kumeze gukira gukeneye. Niyo mpamvu yo musomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, mugasoma mu gice cyaho cya 11 umurongo wa 13, hari amagambo ahari nshaka kubabwira. Luka igice cya 11 umurongo wa 13, mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Ariko kandi bazi gutitiriza, kandi bashyize ibyangombwa bigendana no guhabwa umwuka wera mu bikorwa. Abantu bagendana n'Imana badafatira ibintu hejuru, abantu bazi gushyira ibintu byo muri Bibiliya ku murongo, bakaba bazi ko icyo kintu ari cyo kigezweho, abo bantu bazawuhabwa. Yarakomeje aravuga ngo ntibigeze bisabira imigisha yabo bwite, ahubwo icyari kibaremereye nuko abantu bakizwa. Babonye ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa abatuye isi, maze bahera ko basaba imbaraga Kristo yabasezeraniye. Mu gihe cy'abakurambere imbaraga y'Umwuka Muziranenge yari yaragiye igaragara kenshi mu buryo bukomeye, ariko atari mu buryo bwuzuye. None abigishwa basenze basaba iyi impano ku rwego rwo kumvira ijambo ry'Umukiza, kandi no mu ijuru Kristo nawe yarabavuganiraga. Yasabaga impano ya mwuka kugira ngo ayisuke ku bwoko bwe. Umunsi wa Pentekote usohoye, igice cya 2 byakozwe n'intumwa, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, maze Imana ibasohoreza isezerano. Mbese ninde wavuga ko Imana yica amasezerano yayo? Ikintu cyose cyasohotse mu kanwa k'Imana izagisohoza. Reka mbabwire bene data, iyo ntekereje ukuntu Imana yatuyoboye, mbona tugeze mu gihe cyo guhabwa umwuka wera, kandi mfite ibyiringiro yuko tuzawubona. Iyo turebye intambwe Imana yagiye iduteza, uburyo yatuhishuriye imitima yacu, uburyo ikibazo cyacu twakimenye, twaravukiye mu miryango itazi Imana, iyo turebye ukuntu yashyize muri twebwe ikintu cyitwa gushaka Imana kikaremera kandi kikaruta ibindi bintu byose, iyo turebye umusaruro byatugejejeho, iyo turebye inzira twanyuze, tubona ko niyi ntambwe Imana izayiduteza. Imana ni nyakuri kandi ni ntabera, ntishobora kwica isezerano ryayo. Imbaraga y'Imana izatangwa, cyakora izagwa mu murima w'umuturanyi, umuturanyi mugenzi we ntabwo azabimenya.
nshuti yanjye, ku munsi wa Pentekote reka twumve ibintu byabaye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bayicayemo, ariko umwuka wera ngo yarabajeho kugeza ubwo abantu bavuga bataba abantu banyweye inzoga kandi basinze. Ndagira ngo nkubwire uteze amatwi ijambo ry'Imana, Imana irashaka ko umwuka wera atugira nk'uko inzoga zigira abantu. Iyo umuntu yanyweye inzoga, umurebye wese abona ko ibintu arimo avuga bitava mu bwenge bwe, abona yuko ibyo ari gukora bitava mu bwenge bwe, abona ko hari indi mbaraga irimo ibimukoresha. Dukeneye kugira umwuka wera kugeza ubwo dusinda, kugeza ubwo tusigara dukora ibintu tudakora biva mu bwenge bwacu no mu bushake bwacu. Dukeneye yuko iby'inzoga ikorera abantu, nibyo byabaye ku munsi wa Pentekote. Barabarebye babona ibintu barimo bakora ntibingana n'ubwenge bwabo, ntibingana n'ubushishozi bwabo, kandi babona uko inzoga zigira abantu niko abo bantu babaye. Uyu munsi dukeneye gusinda. Kuko reka mbabwire, iyo ntekereje ibintu isezerano Imana yaduhaye, ngasezerana ibintu Imana yarivuzemo, birantangaza cyane. Oya, ngo tugomba gusaba Imana ikatugushiriza imvura mu murima, imvura y'umurindi, umurima wacu gatota, kandi umurima wacu ni umutima wacu. Reka nsome amagambo ari mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, Igihamya cya 703. Ntitugomba guterwa impungenge n'imvura y'itumba. Icyo dusabwa gukora gusa ni ukurinda urwabya rukaba rusukuye kandi rutunganye, runiteguye kwakira imvura iva mu ijuru. Tudahwema gusenga tuti, emerera imvura y'itumba ngo ize mu rwabya rwanjye. Emerera umucyo wa marayika ufite ubwiza wunga ijwi rye ku rya marayika wa 3 umurikire kuri jye. Mu mugabane muri uyu murimo, nyemerera ndangurure namamaza ubutumwa, nyemerera mbe umukozi ukorana na Yesu Kristo. Nimushaka Imana mutyo, mureke mbabwire ko izabayobora udahwema kandi izabaha ubuntu bwayo. Mbese hari umuntu ufite impungenge? Keretse niba atazi iby'Imana yamukoreye, kereka niba ibintu bye bifatiwe hagati. Nshuti yanjye, senga iri sengesho ryanditse muri iki gice. Twebwe icyo dusabwa ni ukuboneza urwabya rwacu rugahora ruboneye. Tugomba gusenga tuti, emerera imvura y'itumba ngize mu rwabya rwanjye. Emerera umucyo wa marayika ufite ubwiza wunga ijwi rye ku rya marayika wa 3 umurikire kuri jye. Mu mugabane muri uyu murimo, nyemerera ndangurure namamaza ubutumwa, nyemerera mbe umukozi ukorana na Yesu Kristo. Nimushaka Imana mutyo, nimureke mbabwire ko izabayobora ubudahwema kandi izabaha ubuntu bwayo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwene data mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire yuko Imana igufitiye umugambi mwiza. Niba utari umuntu ufatira ibintu hagati, niba waragendanye n'Imana intambwe ku ntambwe, niba utarabaye nka wa muntu uri gusaba imvura y'umuhindo mu gihe abandi bari guhabwa iy'itumba, niba utarabaye nka wa muntu uyu munsi urimo ushaka yuko wakwihana abandi bageze kure, wowe niba waragendanye n'Imana intambwe ku ntambwe, humura, shyira umutima mu nda, umwuka wera uzawubona. Ndagira ngo nkwisezerano ryanditse mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, harimo isezerano rikomeye cyane byanditse kuri page 343. Hariho abantu benshi bafite amahoro n'ibyishimo bike nubwo baharanira kumvira amategeko y'Imana. Uwo mworera mu mibereho yabo ni ingaruka yo kunanirwa gushyira kwizera mu bikorwa. Bagenda nk'abagenda ku butaka bw'umunyu mu butayu bw'umutarwe, basaba bike aho gusaba byinshi. Kubera amasezerano y'Imana atagira urubibi, abantu nk'aba ntibahagarariye gutunganywa kuzanwa no kumvira ukuri uko bikwiriye. Uwiteka yifuza guha abahungu n'abakobwa be bose banezezwa bakaba amahoro kandi bakumvira. Binyuze mu kugaragariza kwizera mu bikorwa, umwizera ahabwa iyi migisha. Binyuze mu kwizera, buri kintu cyose kibura mu mico gishobora gutangwa, buri ntenge yose ikezwa, buri kosa rigakosorwa, kandi buri mikorere myiza igatezwa imbere.
isengesho ni uburyo bwatoranijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba rwo guhangana n'icyaha no kuzuza imico ya gikristo. Imbaraga z'Imana zigendana n'igisubizo cy'isengesho ryo kwizera zizashoboza uwasenze guhabwa ibyo yasabye byose. Dukwiriye gusaba kubabarirwa icyaha, tugasaba guhabwa umwuka muziranenge, tugasaba kugira imico nk'iya Kristo, tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo we, tugasaba guhabwa impano yose yasezeranijwe, kandi isezerano niri ngo muzabihabwa. Bene data bushiki banjye, ndagira mbabwire ko uyu munsi ibyigisho ndi kwigisha muri iyi minsi bifite umwihariko. Mu minsi ishize nari ndimo nigisha ibyigisho byari bifite teme imwe yo kugira ngo abantu barebe niba itangiriro ryabo ari rizima. Ndagira ngo mbwire abantu bariho muri iyi minsi, abantu batari abashyitsi ku ijambo ry'Imana, abantu bamenye ukuri, abantu b'itorero ry'Abadivantiste, ndagira mbabwire yuko uyu munsi umuntu ufite umugisha, umuntu ufite amahirwe muri we, ni umuntu ufite urufatiro. Imana ikaba ifite ikintu yakoze ku mutima we. Uwo muntu Imana irashaka kuzuza umurimo yatangiye, irashaka kumwuzuriza. Hari umuntu nteye ubwoba bwinshi cyane, ni umuntu wakomeje kuba mu bintu by'Imana, akaba inshuti yabyo, akaba umufana wabyo, akaba umufana w'ababivuga. Uwo muntu ibyago bye birakomeye cyane. Niba uwo muntu adafite urufatiro, niwe ugiye gufatira hagati ibintu maze ashaka ibintu kandi bibanzirizwa n'ibindi. Ubu tugeze mu gihe Imana igomba gufasha abantu bafite urufatiro, kuko nabo itifuza ko barimbuka nk'aho itigeze igira ikikorera. Ndagira mbabwire ko izi ntumwa zagiye gusaba umwuka wera zari zifite ubuhamya bw'ukuntu zahamagawe, ukuntu zasize ibintu byose, ukuntu zateye intambwe abandi bose bananiwe. Reka mbabwire, intumwa buriya bigishwa bari barateye intambwe ikomeye cyane, intambwe yo kumanika ubuzima bwabo mu kirere. Bari barateye intambwe abantu bose babareba bagakuka umutima batumva aba bantu barashoboye, ibi bintu bakoze ntitwabishobora. Abo bantu nibo Imana yagombaga kuzuriza. Ndagira ngo ngire ikintu gitoya mvuga, kandi kuri icyo kintu mbabwiye ndagira mu gitekerezeho. Simvuze ko abantu batagirirwa ubuntu, ariko ndagira mbabwire ko ibyo bintu bidafite icyizere, ibyo bintu ntabwo ari ibintu washingira urubanza ngo ubiburanire, keretse gusa abantu bamera nk'abantu bininiwe bagakoresha Imana ibintu itagakoze kubw'ibintu bidasanzwe nabo bakoze, bityo Imana ikaba yakora ibintu kandi bidasanzwe binyuranye n'ibyo yari yavuze. Muri uyu murimo w'intumwa hari ibintu birimo byawubayemo. Icyambere, hari igihe intumwa zamaze zibwiriza na Yesu abwiriza. Yesu ngo yajyaga zohereza nazo zikajya kuvuga ubutumwa. Mwarabisomye muri Bibiliya, mwarabisomye no mu mwuka w'ubuhanuzi, yuko Yesu yajyaga zohereza maze zikajya kuvuga ubutumwa. Ariko biza kugera igihe Yesu arazicaza, azereka uburyo umurimo ari mugari, azereka ko nubwo zabwirije zitigeze zibwiriza na kimwe cy'icumi. Wakubwira igihe twahereye, badonzeho, abandi ngo ni amafaranga yabuze, abantu bakajya badondaho. Yesu amaze kuzereka igihe umurimo uburyo ari mugari, kandi hari igihe zari zarakumaze zibwiriza, kandi hari umwuka wera wazifashaga kubwiriza zari zifite. Buriya ntabwo umwuka wera zawuhawe ku munsi wa Pentekote gusa. Nimusoma muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 22, reka iryo somo turisome. Umunsi wa Pentekote wari utarasohora hano, ariko muri Yohana mu gice cya 20 umurongo wa 22 haranditse ngo, amaze kuvuga atyo abahumekeraho umwuka ati nimwakire umwuka wera. Ariko nubwo Yesu yari yarabahaye umwuka wera, ndetse nubwo bari barakoze umurimo, bari bakeneye imvura y'umurindi, bari bakeneye imvura isomye ubutaka, bari bakeneye kurwabya rwabo rwuzura. Imana ikomeza gutanga umwuka wera mu murimo abantu bakora, ariko ibigomba kuzagera ubwo itanga umwuka wera udasanzwe. Ibigomba kuzagira igihe itanga umwuka wera ku buryo n'abari hanze babona ko hari ikintu cyavuye mu ijuru cyakozwe mu isi.
rero mu murimo w'intumwa zari zarabaye zibwirizanya na Yesu, zifite umwuka wera zahawe uzifasha gukora, ariko Yesu agiye gusubira mu ijuru azereka ko umurimo zitigeze zikoraho na kimwe cy'icumi. Arazicaza azibwira ko i Samariya n'i Galileya nahe hose habareba, ariko abwira ati kugira ngo uyu murimo muwukore nimubanze mujye mu murwa mubone imbaraga. Reka nshimire Imana cyane yuko hari umurimo w'Imana twakoze, kandi twawukoze uko twari dushoboye mu mbaraga y'umwuka wera Imana yari yaraduhaye. Ariko Imana igomba kuduha ikindi gihe cyo kwicara ngo tubone imbaraga, maze tubone dusubire mu murima wo kuwurangiza. Umurimo abantu batazabwira abantu ngo nimuzane amafaranga dukora umurimo. Oya, amateka y'intumwa ni nka yacu, zarakoze none natwe twarakoze, zaricaye none natwe turicaye, zagiye mu cyumba zirategereza. Yesu ubwe niwe wazihaye itegeko ati nimwe muretse kugenda, nimugiye Yerusalemu mubanze mubone icyo data yasezeranyije. None natwe iryo tegeko Yesu yarariduhaye, kandi Yesu yongeye kuzihagurutsa ku munsi wa Pentekote, zikora umurimo watumaga umunsi umwe 3,000 byihana. Nta kindi gihe zari zarigeze zibwiriza ngo umurimo ugende gutyo. Ni nayo mpamvu umurimo ugiye gukorwa, bene data bashiki banjye. Tuzareba icyigisho umugabane wa kabiri w'iki, icyigisho kivuga ngo umwuka wera n'isozwa ry'umurimo. Ubu turimo turavuga umwuka wera, impano iruta izindi. Tuzareba umwuka wera n'isozwa ry'umurimo, turi kureba uburyo Imana izongera guhagurutsa abantu noneho buzuye, urwabye rwabo rwuzuye, imvura yaguye mu mirima yabo, imvura y'umurindi. Elina White yavuze uburyo babonye imvura y'ibitonyanga, ariko tugomba kubona imvura y'umurindi isomye ubutaka bukanywa. Hagomba kuba ikintu ku buryo nk'uko habaye ikintu i Yerusalemu, abantu bari hanze bakabona abantu basinze. Hagomba kuba ikintu ku buryo abantu basinda, ku buryo umuntu aba mu bintu by'Imana gusa, ku buryo bimwuzura, ku buryo bimusaguka, ku buryo ku kibazo atirirwa baza ngo ndasubiza iki, akaba ameze nk'intuzi icometse ku mashanyarazi. Icyo kintu Imana iragishaka. Niyo mpamvu Imana irashaka kuduha umwuka wera, by'umwihariko mu buryo bw'imvura y'itumba. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya mu gice cya 6, reka twumve amasezerano y'Imana. Hoseya igice cya 6 turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Magambo y'amasezerano y'Imana, ariko kandi afite n'icyo adusaba. Haravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ariwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Ijambo ry'Imana rivuga n'ubundi ko Imana ikomeretsa ngo ibone uko yomora. Niko byanditse muri Yeremiya igice cya 2. Imana irakomeretsa ngo ibone uko yomora. Imana irasenya ngo ibone uko yubaka. Imana irarandura ngo ibone uko itera. Kugira ngo Imana igire ikintu ikorera umuntu byanze bikunze, igomba kubanza kumutera ubukene bwacyo, igomba kumutera kumva akirarikiye, igomba kumutera kumva agishaka ku rwego rwo hejuru cyane. Imana rero niyo iba yaradukomerekeje kandi niyo izadukiza. Niyo wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa, maze tuzabaho turi imbere ye. Murongo wa 3, dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza azatuzaho, ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Imana izatuzaho imeze nk'imvura y'itumba. Umugisha Imana ishaka gutanga. Kandi reka mbabwire, utagira ubwoba ni waragendanye n'Imana intambwe ku ntambwe uzawubona. Tunganya urwabya rwawe, jya ukomeza gusaba iyo mbaraga, ntukarambirwe nk'uko wa mupfakazi atarambiwe, ntukarambirwe nk'uko wa muntu washakaga imitsima atarambiwe. Ndagira ngo nkubwire, wowe guma imbere y'Imana, utunganye urwabya rwawe, wizere amasezerano y'Imana. Imana yagukoreye ibintu byarangiye, n'ibizabigukorera. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 23 harimo amagambo y'ingenzi avuga ngo noneho munezerwe abantu b'i Siyoni mwe,
mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Umurongo wa 24, imbuga zizadendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta yerayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Nshuti yanjye, Imana irashaka ko vino zisendera. Iyi ni imigisha yo mu mutima, ntabwo ari ibintu by'inyuma bigaragara. Ni imigisha yo mu mutima iza igihe abantu bahawe imvura y'itumba, imvura y'umurindi isomye ubutaka. Iyi migisha ihita isesekara, uhita utangira kugaburira abandi, impeke zikaboneka, ibyo kunywa bikuzura. Nta muntu n'umwe ushobora kwicwa n'inyota kandi uhari, ntawe ushobora kwicwa n'inzara kandi uhari. Ubu hasorewe n'isomo rivuga ngo yuko amazi azatemba ava mu nda yawe. Abantu bazajya babona ibintu biguturutseho, amazi azajya atemba ava mu nda yawe. Niko Yesu yavuze, yaravuze ngo amazi azatemba ava mu nda yawe, niko Uwiteka avuga. Rero mwene data, Imana izatuma ingano ziba nyinshi cyane, izatuma vino iba nyinshi cyane, imigisha y'umutima izaba nyinshi, kandi amahanga yose azakuvomaho. Ibyo ni ibintu bigomba kuba ku bantu bose Imana yahaye umugisha w'imvura y'itumba, kandi Imana irashaka kuwutanga. Mbere y'uko iwutanga hagomba kubanza kubishungura. Ubundi imvura y'itumba itanga ishungura rimaze kurangira, kuko igomba guhabwa abantu bose basigaye batajugunywe n'ishungura. Niyo mpamvu nababwiye ko uyu munsi turi mu ishungura kandi rigiye kurangira. Wenda Imana nidufasha tukazongera tukabona uko tuvuga kwishungura. Ikintu bita ishungura kirakomeye cyane, kandi ndagira ngo mbabwire ko nta muntu n'umwe uyu munsi n'umwe utari mu ishungura mu bantu bigeze bamenye ubutumwa bw'itorero ry'Abadiventiste. Baba bizera bari mu ishungura, baba abayobozi bari mu ishungura, baba ababwiriza bari mu ishungura, kandi abantu bazasigara bemewe n'Imana mu murongo bagiye guhabwa imbaraga idasanzwe. Ndagira mbabwire ko abantu benshi bagomba kugaragara yuko batigeze bahagarara neza, maze ibyabo bikagenda neza. Niyo mpamvu ukwiriye gushaka umwanya ugatekereza ku ijambo ry'Imana turimo tuganira, kandi ugasaba Imana kugufasha. Iyo usomye muri Yakobo mu gice cyaho cya 5 umurongo wa 7, harimo amagambo avuga ngo, nuko bene data nimwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami kubegereye. Ndagira mbabwire yuko mu gihe tugitegereje imvura y'itumba, mu gihe hari umurimo Imana iri gukora ubanziriza kuyihabwa, reka twihangane. Icya kabiri, reka turebe urwabya rwacu niba rutunganye. Icya gatatu, reka tugumye tuyisabe, kandi reka tugumye tuvuge ibyayo. Reka ibyayo biba ari byo byuzura ibitekerezo byacu, nk'uko umuhinzi ategereza imyaka yihanganye, agategereza imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Niko byanditse muri Yakobo igice cya 5. Aba ariko natwe dutegereza uyu mugisha w'Imana. Ndagira mbabwire yuko mu gihe gikwiriye Imana uyu mugisha izawutanga. Turimo dusoza, ndagira ngo nongere nsoma amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White ku cyigisho cyaho cya 5. Cyigisho cya 5 tugiye gusomamo amagambo meza twegera umusozo, maze dufatanyirize hamwe gushima Imana no gutegereza. Ayo magambo aravuga ngo, paje 38, mu gihe cya nyuma ubwo umurimo w'Imana ku isi ugenda urangira, umuhati ukomeye ugaragazwa n'abizera bitanze bayobowe na Mwuka Muziranenge uzaherekezwa n'ibimenyetso mvajuru bidasanzwe. Bifashishije ikigereranyo cy'imvura y'umuhindo n'iy'itumba igwa mu burasirazuba mu gihe cy'ibiba n'isarura, abahanuzi b'Abaheburayo bahanuye ko itorero ry'Imana rizasukirwa Mwuka ku rugero rudasanzwe.
Isukwa rya Mwuka mu gihe cy'intumwa ryari itangira ry'imvura y'umuhindo kandi ryatanze umusaruro unejeje. Mwuka azakomeza kubana n'itorero ry'ukuri kugeza ku iherezo ry'ibihe, ariko hafi y'iherezo ry'isarura. Imana ihabwa icyubahiro. Isukwa ridasanzwe rya Mwuka ryasezeraniwe itorero kugira ngo iritegurire kugaruka k'umwana w'umuntu. Iri sukwa rya Mwuka rigereranywa no kugwa kw'imvura y'itumba, kandi imbaraga niyo abakristo bari bakwiriye gusaba nyir'ibisarurwa. Mu gihe cy'itumba igisubizo bazabona nuko Uwiteka urema imirabyo nawe azabavubira imvura y'umurindi, kuko ibavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Zekariya igice cya 10 umurongo wa mbere na Yoweri igice cya 2 umurongo wa 23. Niyo mpamvu nkwifuriza mushiki wanjye ntuha iri sezerano kugira ngo urigendereho. Yakobo igice cya 5, isezerano tugiye gusorezaho, isezerano Imana ubwayo yatanze, byanditse muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Haranditse ngo: nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, mutunganye urwabya rwanyu, muhore musenga, Imana izayibaha. Mwikomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane bene data mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegerezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko ababihanganye tubita abanyamahirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yerutse kumugirira, kuko ufite imbabazi nyinshi n'impuhwe zitarondoreka. Imana iguha umugisha wowe wateze amatwi ijambo ry'Imana. Wowe uyu munsi ugiye kumva Umwuka Wera icyo ari cyo. Wowe ushobora kumenya ko Imana idashobora guha Umwuka Wera. Umuntu wabisomye mu gitabo, wabibwiwe n'abantu, ariko bikaba byaragarukiyeho. Umuntu uzahabwa Umwuka Wera, Imana izabibona ko nitawumuha yayisezeyeho, uwo muntu azaba yafashe ibyemezo bikomeye nk'ibyafashwe ku munsi wa Pentekote. Uwo muntu Umwuka Wera uzaba waramutwaye umutima, waramutwaye uruhu n'uruhande, waramuhangayikishije. Imana nimara kumusuzuma izamubwira itumva uremewe. Ndagira mbabwire ko Imana iri mu ijuru iradusuzuma, kandi isoza ivuga iti ndabishimye birashyitse, maze amasezerano y'Imana akatumanukira nk'uko imvura igwa. Ndakwifuriza umugisha muri uyu mwanya kugira ngo Uwiteka agushoboze. Ubwenge bwawe nta kintu bwakora ku bintu bitegerejwe keretse Umwuka Wera. Niyo mpano iruta izindi dukeneye. Ubukene bwose dufite nicyo kintu kibura. Reka Imana ikumvishe iki cyigisho kandi gutere mu ndi mutima, iguhe kumva neza mu buryo abigishwa baje kumva, kandi koko ikintu bamara kucyumva bakagishaka bakakibona. Imana itugire neza kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu, amena. Reka dusenga Imana. Mana yacu, soko y'ibyiza, turagushimye kandi turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Turakunezerewe muri uyu mwanya, tuzirikana ukuntu kose watuyoboye muri uru rugendo, tuzirikana uburyo waduhamagaye, tuzirikana intambwe waduteje, tuzirikana uburyo buri ntambwe yose kugira ngo uyiduteze warabanje urayiremereza mu mutima wacu, kugeza ubwo tubona yuko ari cyo kintu cyonyine dukeneye. Kandi ikintu twakubonyeho ni uko igihe cyose byabaga bimaze kuremera, igisubizo wabaga wamaze kugitegura. Turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Uyu munsi tugeze mu gihe cyo kugira ngo duhabwe umugisha uheruka, Umwuka Wera mu mvura y'itumba. Ijambo rya rivuga yuko utanga kurenza uko ababyeyi bifuza guha abana babo ibyiza. Ijambo rya rivuga yuko nta bugugu na bukeya uwugiraho. Ariko kuki uyu munsi utaraza? Turagusabye ngo ushoboze umuntu wese kwisuzuma. Kandi Imana, niba ijambo ryawe tugenda turifatira hagati kugeza ubwo dusoza tugufashe nk'umunyabinyoma, udushoboze kwihanira imbere yawe, twemera ibyaha byacu, tugusaba imbabazi kugira ngo utubabarire.
turagusabye ngo twigishe, utugenderere, imitima yacu ikugirireho umugisha, uturinde yuko umugisha ugiye guha ubwoko bwawe wazagenderera abandi ukadusiga, ahubwo natwe duha imyiteguro. Tubashishe Mana kugira ngo umugisha uheruka tuzabashe kuwugabana no kuwakira, tuzashima izina ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena.